aya basi mambo vipi sibyo Kigali Knockout episode ya 5 reka nyitangire bacire ku mavu subira inyuma ukuntu ibintu byose byatangiye sibyo abababeshye mubabwire mutari kose umuntu arabeshya akabeshya no mu bintu koko tukumva natwe ni ikibazo gikomeye umva bagamba kunira banyitakana I found myself in the streets. Nisanze muri imihanda muri ubuzima bumeze gute mutangira mutegure bishe the players are going to be they can have all the needs kugira ngo abakinnyi bazaza mu marushanwa bazabone byose bifuza to prepare themselves well for this competition kandi nabo biteguriye ajya marushanwa hakunino gasani mwana wise kana yisanze imihanda ndetse ni n'inkuru ari kutuganirira Street boy do mwana w'imihanda wumve gangster di gangster also a street fighter ndwanye imihanda si jo ine bana chewe udashaka kongera amafaranga nimba udashaka kongera amafaranga hakuno rebe ukaba udashaka ko duhindura umukino udashaka ko game iba changed turwaniye muri government reka sinzasubira kurwana Kigali Knockout agenda nababona turi kumwe mbe hakunino uriya ntaho zitaba no muri filime ya Yesu zabagamo hari niyo mwogeje ibirenge ngirangije umuhanaguza imisatsi imusigamo umubavu humurane mereza ibyaje ibikisi Mbozi gatanu zivuge mu magambo arambuye cyawe mfite zivuge mu magambo arambuye vuga ibyo ishaka iki ibyo nagoye ntabwo byibuka muze kuvuga birakunaniye gasani hakuno hari umugabo bahamagaye ndetse nkwibutsa ibiyobyabwenge ni bibiri birica hakunino mwana wisanze ihanda byose mwarabi bonye ntacyo mutabonye icyo mutabonye umbwire mbibutse want to engage the war ati cyagushoza intambara the drug users even kandi intambara ngiye gushoza ni intambara manganye n'abacuruzi ibiyobyabwenge n'ababinywa n'icyo byose isi ibiyobyabwenge because they destroy our thinking capacity ngiye kubarimbura ndimbura ubushobozi bwose n'icyo biyumvamo bapfa kuba bacuruza ibiyobyabwenge gusa hakuno ebe wahawe ibiyobyabwenge kokayine abandi barayimuhaye iki kigabo twabonye bagihamagara ko cyakayimuhaye uri iki kurya n'ikikuzi umva utuvugana na Kagame agimuhaye kokayine tayari yaramutanze gitondo ndazikeneye tujya kuri 40 z'imwaka mu gitondo ndazikeneye muhurire kuri 40 z'imwaka ndetse abateguye filime abari benshi kwizera films wari aramontre sibyo gaheza simba dangerous Christianity sava bonyine bateguye filime abari benshi ubundi narabivuze muri izo zunguza inka inyizunguza umurizo mu babana nemere kubazo n'utwari utwabo ndi kudukurura ntushyira mu twanjye none se ko nabuki bw'ikivumburana risa impayo mwamuyibona neza cyane ako mwayibonye cyanongere nyibereke to narisa impayo anarisa impayo to kwizera side films yiri film cyose ntacyo mutabonye Mr. Senk uraza kumubona executive produce analisa impaye gaheza simba na leta marketing ubundi zina ritunganye rikomoka ku ntumwe Mr. James cyo mutabona muzakibona ako mwasenze Imana mu buriki kana twamubonye metere turungu ndetse na bibi hakunino ndetse bisa nkaho bibi ariwe mastermind wa byose Max Kagamba gifite gasura kadacuruza ya sura wakwereka umwana ushaka gukanga umuntu Joseph byose nawe mutari buze kubona uwo mutabona mu mumbaza se mwumva nababeshya nago bibaho nago bibaho se nababeshyane ko nitoragura indege irimo n'abagenzi mfite umwanya wo kubabeshya koko Kigali Knockout episode ya 5 sibyo
hano. Hey, wa undi doruka atsindiye kokayine y'abandi barakwereka mu biryogo. Hey, mwana twari tuzi ko yatsindiye kokayine y'abandi bayimwaye bamutumye hakundi narabana feri ngizi injangwe bana. Hey, shewe hey, nebe sinzi hakuno sare sinzi bana chawe hey, bana kora namo. Hey, dodo bana mudomakanu kakanu nakigiye bunyabungo ujya nibushiba zakundahira. Ujya nibushi bazakundahira burya kana aramucika ramujabuka. Gusa nanone mwibuke Kigali buriya buri muntu abafite ibyo bimubabaje uko bamwe barwana. Tugaruke Rweza amenyo Rafiki Club Rafiki saa 2:15 za mu gitondo. Musore wari uri hano sore ari maze rero sore turamuza ciringa na bibi undi bibi uyu niwe mupampe yagiraga sibyo. Ndetse mbibutsa ibiyobyabwenge nibibi birica. Va muve ku tabi muve ku nzoga ibintu by'ibimoji ibi bica sibyo. Hey, tutarava ngaho kandi tugaruka mu Gitega hari abakiri kwirukanka abasore twabonye barwana sinzi ariko hey gasani Gitega kibunoma amaguru sima ni gatebe gatunje umwe yirukanka undi mukanya undi nawe akamwigaranzura barinze bagera Kiryogo hey gasani dodo sore jewe swata dodo hey bana arabashije kagambaje bari kumukubita abazimya station ikakivamo akantu. Hey, jewe dodo sore bana. Hey, fuya utugaruke Club Rafiki. Ikibuga nuko kimeze kino kamucanze cya cyecuru ngo ni bibi ntago kikinyizera. Maze kubibona umve nimba asigaye afata kokayine akazituma kibihira ko atakinyizera. Ubwo kibira yamamagaye umushakira umukiriya byanga byakunda ubu ngubu zifitwe na Kagambage. Hey, uyu niwe kibira yahamagaye cyaje kare kumbe hakunino. Hey, chika magari yaterewe hejuru mu mwagerageza gushaka umuntu ari busamayi hakuno kokayine ndazikeneye byanga bya kiriya kiyobyabwenge se ndinde uko utagikenera. N'abatangira cyecuru ngo ni bibi tugatangirana agatima hakuno tukatitakinyizera kabasigaye ashaka abandi akabahereza deal ntago bizavamo ahubwo kurya ni ikikuza koresha Max barakorana baraziranye baranye ngomba kumwishyura ziriya kokayine zikagaruka. Yeah, I'm about to fade away. Kwereka hakuno ebe hey gasore kare hakunino kakiri mu mwitozo Nyarugenge Kigali yabaye ngari kagabo umenya kariganye na Jackie we umugabo umenya yariganye na Jackie kuko afite utuntu twinkokora tumeze nk'utwahongo back. Tumeze nk'utwahongo back ko twumva wamutubona kumbi hakuno tuvuye aho tugaruke mu biryogo ka free zone aho bita mu maranje wereka mu biryogo saa 2:15 abaturutse mu Gitega birukanka ariko sinzi gasani. Hey, jewe soko birukanka barirukanze gasani. Rwanda ruherera jewe sare giri sare bimi giri ariko jewe sinza niko ye
garukira hakuno Trezor umubiri jogo aho bita mu marangi wavuyeyo wa mwana bita Kana twarabyumvishe ngashaka gushoza intambara kumbe hano hara Kagabo Kagabo menye karata uyu mugabo niwe watoje Buruseli mugabo niwe watoje Buruseli sinzi chewe mugabo niwe watoje Buruseli ariko sinzi Kagabo buryo gakaragamo inkoni ibintu ubona ko kaza bishobora Kagabo kaza bishobora gafite utuntu tw'udukoryo kari n'amagezi kari n'ebitendo kabona ni ukarumye wagira ngo ni agasekurume ko mu mpinga hakuno uzatabara mwana wanjye ibuka hakuno atangiye kumutungira agatoki muri filime witonze sawa bamutungiye agatoki ko bakamutungiye agatoki aje hakuno Jazano Sha Kigabo nimugora twaraye tubonye gihamagara kitizo kakayini ejo nzibone yaje hano kandi twumvishije imihigo umusore afite gahunda ivuga ngo ikintu cyitwa isi y'abanyabiyobya we gwambeba wariko nkawe Rajay none se bebe hakuno shandaje mbakinire filime ya action mu minsi iri imbere barakurubanganye cyewe sore yaje kwisabira icyo kurya gusa uyu musore twe turamuzi nubwo ari kwisaza gutya sinzi icyo agamije umusore sinzi icyo agamije tubonye hari n'abamutungira agatoki filime itangira twumvisha umusore avuga ati abantu bacuruza ibiyobyabwenge inge nabo shaka icyo kurya nataka chakula nataka chakula please shaka icyo kurya hakuna nataka chakula lakini nataka chakula shaka icyo kurya mwana shaka icyo kurya ebe hakuno nataka chakula mbe hakuno Kagabo kakira Rafiki baherutse haruri Rafiki avuga ati bibi yatangiye kwigira uwa danje Max yeah I'm alright meze neza naribi sawa none yagira so no there so I need you now to club Rafiki hano kuri Club Rafiki hari ikintu ushaka kukubwira come banguka none abanguka tabarira hafi tabara nkuje kurya isosi y'intama itaraduhorana banguka isosi y'intama ubundi hora itaragera no kumeza tabara witabara banguka soon as possible you come banguka wowe hakuna gasani ebe nataka chakula mimi nataka chakula vana mukaritaso ngaho wana hakuno sore gusa hari undi musore uri hano ku ruhande ukomeje kubareba yitonze tabwanuka afite akariro gake na feri hebe samwama icyo kurya nkirira koko sore barakubise ntako batagize nimba
musore agamije iki? Sinzi impamvu uyu musore ari guteza akavuyo hano. Umuntu usaba suko asaba, umuntu usaba suko asaba. Se mwamaye ibyo kurya ubundi mwebwe. Hey, sore barasunitse ibyo basunika. Cawo wanzererezi, cawo wa mukaritasi, wanzererezi. Urashaka iki hano? Rusine ebe se mwamaye icyo kurya mwana? Soka wanzererezi. Hey, nyamara njye ndishakira icyo kurya mushatse mwanyihera. Sinzi sararongera vayari ku musore. Sinzi ikibazo afite uyu musore. Musore ntabwo umuntu usaba icyo kurya gisaba gutyo. Baraterura bajugunya inzererezi. Hey, Rusine nanda we shawa mukaritasi wanzererezi. Akuno achana we sore ukize gutya cawo yirukanka. Fa ku mukaritasi mwana, ngwino twigira mu iterambere. Aba ngaba bisa nkaho nabo baba bari muri dire ibiyobyabwenge. Mwibuke uyu musore twaramubonye hamagara nde? Sinakubwiraga abandi babasize he? Hey, abandi bari hehe ubundi? Mistake man, ni wamenye no kutazibazije. Umve sinzi kiratuvanga mu mutwe kiriya gikaritasi. Ebe nakundi mwana, none se dukora iki? Fatanyije n'ibibazo. Usara product wazuje. Mujinga dufatanyije n'ibibazo. Wese abakozi ufite bamaze ikima akubye ko nta n'ikintu ndangera mu kazi ka. Ubundi wabakozi ufite bamariki. Nimba ibandi nkariri mu inzererezi nkiriya izikadutesha umutwe. Niko we nawe nakuvuna. Sazagenga batangira gusubiranamo. Charari yashaka riro gake na feri gabanya kajagari na karindi. None barabase. Nanjye uranziye. Charara tuganira. Charara tuganira kuri umusazi nkawe. Sangira abasangira ubusabitana ibisambo. Shara mukaritasi, shara wanzererezi. Kumbwira charanga tuganire kuri ngabo mukatanya abasazi nkawe. Charanga tuganire kuri business rega kwigira. Sha ibyo wigira birashira. Ibyo wigira birashira winsaza winyaza. Fatika magira umuntu w'umugabo. Abasazi baturukanye neza wisha umuntu ko bagufunga wa mujiga. Tugenza gaki. Ibyo byose ni polampole. Akuno karabura fikirweza amenyo saa 3 za mu gitondo. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. It's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look. Twabonye bamuhamagara uyu nguyu ngo nimba ari Max nimba ari inde sinzi. Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we can be okay. Ase bacita Max sinibuka. Twabonye bagiye hamagara. Camagaye na Yozefu nimba ari Yozefu. Akuno ese bite mwana ni sawa? Max. Ebe. Max. Big boss. You are ready? Niteguye cyangwa. How are you? I'm fine. So, I called you to come here because I have some mission I go. Nakwamagaye guzano kuko ari mission nshaka kugura. If you want to give me mission, me I'm ready for that. Nimba ushaka kuma mission se ari iribi. It's my duty. Akazi kanjye sinshinga. I'm going to give me. Ise yuje ku with Kagambaje and Church bitango ni bibi. Naona mission ngiye kugwa kiriya gikecuru bitango ni bibi na Kagambaje. With them, but me I betrayed them. Sha narabakora ariko narabagambaniye tu. Sawa. You to do very well my mission. Ndagira ngo mission yanjye ikore neza. Sibyo? Which mission we are going to give? Mission uje kuma rero. That guy and that team with the Church ngo ni bibi. Yeah. She have
my stuff. Bari abajinga bamfitiye ibintu. Bafite ibyanje. Stuff they have. Ibiki bafite? My cocaine. Bafite cocaine. We do it now, even tomorrow, but ndayishaka uyu munsi cyangwa ejo ariko ndayikeneye. Bring back to your cocaine. Urashaka ugaruye cocaine? Job. Boss, akazi kawe rero. I'm going to do this day by tomorrow. Start now. Nzagakora ejo uragatangira umunsi. Tomorrow. Ntago nshaka ejo ibe yabonetse. I need it. Ndayishaka. In this job. Ejo akazi ube wakarangije. Don't worry about your deal. Hari ikibazo se boss? To do that. Are you ready to do that? Urabizi ko urabikora ndabyiteguye kubikora boss. I do your job. There is no problem for money. Nama amafaranga ariko nta kibazo cy'amafaranga pito. Upfa gukora akazi amafaranga si ikibazo. Hey! Sora baramubwiye batupfa gukora akazi amafaranga si ikibazo. Kigali Knockout episode ya 5 mutegereze episode ya 6 munibuka gukora subscribe kuri YouTube channel sibyo birenze ibinama hani baba bateguye filime bari benshi ebe se filime ntibirangiye filime ntibirangiye kweli niko kana twamubonye nka Saidi Kagamba Jerike n'ibiki Kibira Valence nigizwe nayo Maxiburu barugahari Ramadhani kiniki byose kimuba mutabonye footage narrator Simba producer Zenk Pictures executive producers analiza Empire sibyo behind the scene ariko mwamuyibona umuntu haba hashya n'iki byose nababwenga nariza ikiganza ikintu cyitwa analiza mugiye kujya mukibona buri hamwe dore muri episode ikurikiye episode ya 6 hazashya noneho kurusha uko bimeze ubu